Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya mbere turasanga umutwe w'amagambo uvuga ngo Dawidi akiriho yimika Salomo. Umwami Dawidi yari ashaje ageze mu zabukuru, bakamworosa imyenda ntasusurukirwe. Nuko abagaragu be baramubwira bati, mwami nyagasani, bagushakira umukobwa w'inkumi abane nawe, ajye agukuyakuya agupfumbate kugira ngo ususurukirwe nyagasani. Nuko bashaka umukobwa mwiza mu bihugu byose bya Isiraheli, babona Abisagi w'i Shunemu bamuzanira umwami. Uwo mukobwa yari mwiza cyane, akajya akuyakuya umwami amukorera, ariko umwami ntiyamumenya. Hanyuma Adoniya mwene Hagiti arikuza ati, nzaba umwami. Yitunganiriza amagare n'abagendera ku mafarashi n'abagabo 50 bo kujya bagenda imbere ye baca isibo. Icyakora se ntabwo yigeze kumucyaha byatuma arakara ati, ibyo wabitewe n'iki? Adoniya yari umuntu w'uburanga cyane, kandi yavutse akurikira Abusalomu umwase. Bukeye ajya inama na Yowabu mwene Seruya na Abiyatari umutambyi, baramukurikira bamutiza amaboko. Ariko Sadoki umutambyi na Beneya mwene Yehoyada na Natani umuhanuzi na Shimeyi na Reyi na za ntwari za Dawidi bo ntibaragahuza na Adoniya. Hanyuma Adoniya yenda inka n'intama bibyibushye, abyicira ku gitare cy'izohereti hateganye na Enorogeri. Ararika bene se, abana b'umwami bose n'Abayuda bose b'abagaragu b'umwami. Ariko umuhanuzi Natani na Benaya na za ntwari na Salomo mwene se bo ntiyabararika. Maze Natani abwira Batisheba nyina wa Salomo ati, mwumvise ko Adoniya mwene Hagiti yiyimitse, kandi databuja Dawidi atabizi. Nuko none ndakwinginze, ngwino mugire inama kugira ngo ukize amagara yawe n'ay'umuhungu wawe Salomo. Dore genda usange umwami Dawidi umubwire uti, mwami nyagasani, ntiwarahiye umuja wawe uti, nukuri umuhungu wawe Salomo azima amaze gutanga, kandi uti niwe uzima ingoma yanjye. None ni iki gitumye Adoniya yimye? Nuko ukivugana n'umwami, nanjye ndibwinjire ngukurikiye mpamye amagambo yawe. Nuko Batisheba asanga umwami aho yari ari ku murere, ariko umwami yari ashaje cyane, kandi Abisagi w'i Shunemu yabagaho amukorera. Batisheba arunama aramya umwami. Umwami aramubaza ati, hari icyo ushaka? Aramusubiza ati, nyagasani, warahiye Uwiteka Imana yawe, ubwira umuja wawe uti, nukuri umuhungu wawe Salomo niwe uzima amaze gutanga, akicara ku ntebe y'ubwami bwanjye. Ariko none mwami nyagasani, Adoniya yimye utabizi, ubu yishe inka n'intama by'imishishe byinshi cyane. Ararika abana b'umwami bose na Abiyatari umutambyi na Yowabu umugaba w'ingabo, ariko umugaragu wawe Salomo ntiyamuraritse. Nuko none mwami nyagasani, abise bose baguteze amaso ngo bamenyeshe uzima ingoma yawe umaze gutanga. Kandi dore umwami nyagasani, numara gutanga ugasanga abasogokuruza utabigenjeje utyo, njyewe n'umuhungu wanjye Salomo twakwitwa abagome. Akivugana n'umwami, umuhanuzi Natani arinjira, ababwira umwami bati, nguyu umuhanuzi Natani araje. Ageze imbere y'umwami amwikubita imbere yubamye. Natani abaza umwami ati, harya mwami nyagasani, niwe wavuze ngo Adoniya niwe uzima umaze gutanga, akicara ku ntebe y'ubwami? Dore uyu munsi yamanutse yica inka n'intama by'imishishe byinshi cyane. Ararika abana b'umwami bose n'abatware b'ingabo na Abiyatari umutambyi, ubu bararya baranywera imbere ye, bavuga ngo umwami Adoniya aragahoraho. Ariko njyewe umugaragu wawe na Sadoki umutambyi na Benaya mwene Yehoyada n'umugaragu wawe Salomo ntiyaturaritse. Mbese ibyo byabaye ku itegeko ry'umwami databuja, kandi utabwiye abagaragu bawe uzicara ku ntebe y'umwami databuja umaze gutanga? Umwami aramubwira ati, mpamagarira Batisheba. Baramuhamagara, aritaba, ahagarara imbere y'umwami. Nuko umwami ararahira ati, nuko Uwiteka ahoraho wacunguye amagara yanjye mu byago byose, uko nakurahiye Uwiteka Imana ya Isiraheli nti, nukuri umuhungu wawe Salomo niwe uzima amaze gutanga, akicara ku ntebe y'ubwami mu cyimbo cyanjye. Nukuri niko ndi bubitegeke uyu munsi. Batisheba yunama imbere y'umwami aramuramya, aravuga ati, umwami nyagasani aragahoraho. Umwami Dawidi aravuga ati, nimumpamagarire Sadoki umutambyi n'umuhanuzi Natani na Benaya mwene Yehoyada. Bitaba umwami. Nuko umwami arababwira ati, mujyane n'abagaragu ba shobuja, kandi muhekeshe umuhungu wanjye Salomo ku yanjye nyumbu, mumanukane nawe mujye i Gihoni. Nuko umutambyi Sadoki n'umuhanuzi Natani nibagerayo, bamwimikishirizeho amavuta ab'umwami wa Isiraheli, maze muvuze ikondera muti, umwami Salomo aragahoraho. Muhereko muzamuke mumukurukiye, aze yicare ku ntebe y'ubwami bwanjye.
kuko azaba umwami mu cyimbo cyanjye, kandi ari we nategetse kuba umwami w'Abisirayeli n'uw'Abayuda. Nuko Benaya mwene Yehoyada asubiza umwami ati Amena. Uwiteka Imana y'umwami databuja nayo ibihamye, nk'uko Uwiteka yabanaga n'umwami databuja aba ariko azabana na Salomo, akomeze ingoma ye kugira ngo irushe iy'umwami databuja gukomera. Nuko umutambyi Sadoki n'umuhanuzi Natani na Benaya mwene Yehoyada n'Abakereti n'Abapeleti baramanuka bahekesha Salomo ku nyumbu y'umwami Dawidi, bamujyana i Gihoni. Umutambyi Sadoki ahera kwakura ihembe ry'amavuta mu ihema, ayimikisha Salomo, maze bavuza ikondera bose, abantu bose bashyira ejuru bati umwami Salomo aragahoraho. Nuko abantu bose bazamuka bamukurikiye bavuza imyirondi, baranezerwa cyane, isi irasaduka kubw'urusaku rwabo. Maze Adoniya n'abo yari yararitse bari kumwe bose barabyumva. Bari bakimara kurya, Yowabu yumvise ijwi ry'ikondera aravuga ati se ariko urwo rusaku ni urw'iki ko umurwa uvurunganye? Akibivuga haza Yonatani mwene Abiyatari umutambyi. Adoniya aramubwira ati injira, kuko uri umuntu ukomeye kandi uzanye inkuru nziza. Yonatani abwira Adoniya ati ni ukuri umwami Dawidi databuja yimitse Salomo ngo abe umwami, kandi umwami yamwohereje hamwe na Sadoki umutambyi n'umuhanuzi Natani na Benaya mwene Yehoyada n'Abakereti n'Abapeleti bamuhekesha ku nyumbu y'umwami. Sadoki umutambyi n'umuhanuzi Natani bamwimikiye i Gihoni. Ubu barazamutse banezerewe, bituma umurwa urangira, nirwo urwo rusaku mwumva. None ubu Salomo yicaye ku ntebe y'ubwami, kandi abagaragu b'umwami baje basabira umwami Dawidi databuja umugisha bati Imana yawe ikuze izina rya Salomo kurirutisha iryawe, kandi ikomeze ingoma ye kugira ngo irushe iyawe gukomera. Umwami aherako yunama ku gisasiro cye aravuga ati Uwiteka Mana ya Isiraheli himbazwe, kuko ari yo itanze wo kwicara ku ntebe yanjye nyirora. Maze abo Adoniya yari yararitse baratinya, barahaguruka baragenda, umuntu wese acukwe. Nuko Adoniya atinya Salomo arahaguruka aragenda yisunga amahembe y'icyotero. Nuko bajya kubwira Salomo bati Adoniya yatinye umwami Salomo, ubu yisunze amahembe y'icyotero. Ariho aravuga ngo icyampa umwami Salomo akandahira uyu munsi ko atazanyicisha inkota njyewe umugaragu we. Nuko Salomo aravuga ati niyerekana ko ari umuntu mwiza, n'agasatsi ke kazagwa hasi, ariko nabonekwaho n'icyaha azapfa. Umwami Salomo aherako yohereza abo kumukura ku cyotero, arazaramya umwami Salomo. Salomo aramubwira ati itahire. Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 2 turasanga umutwe w'amagambo uvuga ngo Dawidi araga Salomo maze aratanga. Igihe cya Dawidi cyo gutanga cyenda gusohora, yihanangiriza umuhungu we Salomo aramubwira ati ubu ndagiye nk'uko ab'isi bose bagenda, nuko komera ugaragaze ko uri umugabo, ujye wumvira ibyo Uwiteka Imana yawe yakwihanangirije, niko kugendera mu nzira zayo, ukitondera amategeko yayo n'ibyo yategetse, n'amateka n'ibyo yahamije nk'uko byanditswe mu mategeko ya Mose, kugira ngo ubashishwe ibyo uzakora byose aho uzagana hose, kugira ngo Uwiteka azakomeze ijambo rye yamvuzeho ati abana bawe nibirindira mu ngeso zabo nziza, bakagendera imbere yanjye mu by'ukuri n'imitima yabo yose n'ubugingo bwabo bwose, ntuzaba uzungura ingoma ya Isiraheli, uko niko Imana yavuze. Kandi uzi ibyo Yowabu mwene Seruya yangiriye, n'ibyo yagiriye abagaba bombi b'ingabo za Isiraheli, Abuneri mwene Neri na Amasa mwene Yeteri, ko yabishe akavusha amaraso nk'ayo mu ntambara mu gihe cy'amahoro, akayasiga ku mukandara akenyeje no ku nkweto yari akwese. Nuko uzamugenze uko uzigira inama, ntuzemere ko imvi ze zimanuka amahoro zijya mu mva. Ariko bene Barizirayi w'Umunyagaleyadi uzabagirire neza, bazajye basangira n'abarira ku meza yawe, kuko ariko bangiriye igihe nari narahunze mwene so Abusalomu. Kandi ufite Shimeyi mwene Gera w'Umubenyamini w'i Bahurimu wamvumye umuvumo mubi umunsi najyaga i Manahayimu. Ariko hanyuma nsanganira kuri Yorodani, murahira Uwiteka nti sinzakwicisha inkota. Ariko rero ntuzamubare nk'utariho urubanza, kuko uri umunyabwenge, uzamenye uko ukwiriye kumugirira. Kandi uzamanura imvi ze zijye mu mva ziriho amaraso,
bamuvushije. Nuko Dawidi aratanga asanga ba sekuruza bamuhamba mu mudugudu wa Dawidi, kandi imyaka Dawidi yamaze ku ngoma ategeka Abisirayeli yari 40, kuko yamaze imyaka 7 ategeka Heburoni, akamara n'indi 33 i Yerusalemu. Salomo yima yica Adoniya. Nuko Salomo asubira ku ngoma ya se Dawidi, ubwami bwe burakomezwa cyane. Bukeye Adoniya mwene Hagiti asanga Batisheba nyina wa Salomo. Batisheba aramubaza ati uzanywe n'amahoro? Nawe ati ni amahoro, kandi ati hari icyo nshaka kukubwira. Umugabekazi ati mbwira. Aramubwira ati uzi ko ubwami bwari ubwanjye, kuko Abisirayeli bose bari bamanze amaso ngo mbe umwami, ariko hanyuma burahinduka buba ubwa mwene data, kuko yabuhawe n'Uwiteka. Ariko none hari icyo ngusaba, ntukinyime. Aramusubiza ati kivuge. Aramubwira ati ndakwinginze nsabira umwami Salomo, kuko atabasha kukwima akingira Abisagi w'i Shunemu. Batisheba aramubwira ati nuko ndakuvugira ku mwami. Batisheba aherako asanga umwami Salomo ngo avugire Adoniya ibye. Nuko umwami amubonye ahagurutswa no kumusanganira, aramwunamira, asubira ku ntebe y'ubwami, ategeka ko bazana intebe y'umugabekazi. Nuko umugabekazi yicara iburyo bwa Salomo. Nuko aravuga ati hari icyo ngusaba gito, ntukinyime. Umwami aramusubiza ati nsaba mubyeyi wanjye, sinakwima. Aramubwira ati reka dushyingire mwene so Adoniya Abisagi w'i Shunemu. Nuko umwami Salomo asubiza nyina ati ni iki gituma usabira Adoniya Abisagi w'i Shunemu? Erega wamusabira n'ubwami, kuko ari mukuru wanjye. Yego, kandi ugasabira na Abiyatari umutambyi na Yowabu mwene Seruya. Umwami Salomo arahira Uwiteka ati niba ijambo Adoniya avuze atari ryo kumwicisha, Imana izabimore ndetse bikabije. Nuko rero ndahiye Uwiteka uhoraho wankomeje, akanshyira ku ngoma ya data Dawidi, akampa inzu idakuka nk'uko yasezeranye. Nuko uyu munsi Adoniya baramwica. Nuko umwami Salomo yohereza Benaya mwene Yehoyada, aramusumira aramwica. Kandi umwami abwira Abiyatari umutambyi ati hoshi, igendere wigire Anatoti mu gikingi cyawe, kuko wari ukwiriye gupfa, ariko sindi bukwice muri iki gihe, kuko wajya guheka isanduku y'Uwiteka Imana imbere y'umukambwe wanjye Dawidi, kandi kuko wababaranaga nawe mu byamubabaje byose. Uko niko Salomo yakuye Abiyatari mu butambyi bw'Uwiteka, kugira ngo asoze ijambo ry'Uwiteka yavugiye i Shilo ku nzu ya Eli. Yowabu aricwa. Nuko inkuru igera kuri Yowabu, kandi Yowabu yari yarakurikiye Adoniya nubwo atarakurikiye Abusalomu. Yowabu abyumvise ahungira mu ihema ry'Uwiteka, yisunga amahembe y'icyotero. Hanyuma babwira umwami Salomo bati Yowabu yahungiye mu ihema ry'Uwiteka, ubu ari ku cyotero. Nuko Salomo yohereza Benaya mwene Yehoyada, aramubwira ati genda umwice. Benaya aherako aragenda ajya mu ihema ry'Uwiteka, aramubwira ati umwami aravuze ngo sohoka. Nawe aramusubiza ati oya, ahubwo ndagwaha. Benaya aragenda abwira umwami ati uko niko Yowabu ambwiye, kandi niko anshubije. Umwami aramubwira ati ubigenze uko yavuze, umwice umuhambe, kugira ngo ukure kuri njye no ku nzu y'umukambwe wanjye amaraso Yowabu yavushije nta mpamvu. Uwiteka araba amuvushije amuhoye ba bantu babiri yasumiye, akabicisha inkota, umukambwe wanjye Dawidi atabizi, kandi bari abantu bamuruta ubwiza no gukiranuka. Nibo Abuneri mwene Neri umugaba w'ingabo za Isiraheli, na Amasa mwene Yeteri umugaba w'ingabo z'Abayuda. Uko niko amaraso yabo azahorwa Yowabu n'urubyaro rw'iteka ryose. Ariko Dawidi n'urubyaro rwe n'inzu ye n'ingoma ye bizagira amahoro avuye ku Uwiteka iminsi yose. Nuko Benaya mwene Yehoyada asubirayo, aramusumira amutsindaho, amuhamba mu rugo rwe bwite aho yari atuye mu butayu. Hanyuma umwami ashyira Benaya mwene Yehoyada mu cyimbo cye ngo abe umugaba w'ingabo, kandi umwami ashyira Sadoki umutambyi mu cyimbo cya Abiyatari. Salomo ahora Shimeyi. Bukeye umwami atumira Shimeyi aramubwira ati wiyubakire inzu Yerusalemu uyigumemo, ntuzayivemo ngo ugire ahandi ujya. Umunsi wavuyeyo ukambuka akagezi Kidironi, uzamenye neza ko utazabura gupfa, amaraso yawe azaba ari wowe abaho. Shimeyi asubiza umwami ati ibyo umbwiye ni byiza, uko uvuze mwami nyagasani niko umugaragu wawe nzabigenza. Nuko Shimeyi aba i Yerusalemu ahamara iminsi myinshi. Hahise imyaka 3, abagaragu babiri ba Shimeyi baracika bajya kwa Kishi mwene Maka
umwami w'i Gati. Bukeye babwira Shimeyi bati abagaragu bawe bari i Gati. Shimeyi arahaguruka ashyira amatandiko ku ndogobe ye ajya i Gati kwa Akishi gushaka abagaragu be. Nuko Shimeyi aragenda bakura i Gati. Hanyuma Salomo abwirwa ko Shimeyi yavuye i Yerusalemu akajya i Gati akagaruka. Umwami atumira Shimeyi aramubwira ati harya sinakurahiye Uwiteka nkakwihanangiriza rwose ni umenye neza ko umunsi wavuyeyo ukagira aho ugana hose utazabura gupfa, ukansubiza uti ibyo uvuze ni byiza ndabyumvise, none ni iki cyakubujije kwirinda indahiro y'Uwiteka n'itegeko nagutegetse? Umwami arongera abwira Shimeyi ati mbese aho uribuka ubugome bwawe bwose umutima wawe wakwemeje ubwo wagomeye umukambwe wanjye Dawidi? Nicyo kiri butume Uwiteka guhora ubugome bwawe, ariko umwami Salomo we azahabwa umugisha, kandi ingoma ya Dawidi izakomezwa imbere y'Uwiteka iminsi yose. Maze umwami ategeka Benaya mwene Yehoyada kumwica, nawe arasohoka aramusumira amutsinda aho. Ubwami bukomezwa mu maboko ya Salomo. Igitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 3 turasoma amagambo avuga ngo Salomo yuzura na Farawo umwami wa Egiputa arongora umukobwa we, amuzana mu mudugudu wa Dawidi agumayo kugeza aho Salomo yamariye kubaka inzu ye bwite n'iy'Uwiteka n'inkike zo kugota i Yerusalemu. Icyo gihe abantu batambiraga mu nsengero zo ku tununga, kuko kugeza ubwo hatariho inzu yubakiwe izina ry'Uwiteka. Salomo yakundaga Uwiteka akagenda mu mategeko ya se Dawidi, kandi yajyaga atamba ibitambo akosereza imibavu mu nsengero zo ku tununga. Salomo asaba Imana ubwenge. Bukeye umwami ajya i Gibeyoni gutambirayo, kuko ariho akanunga karusha utundi icyubahiro kabaga. Nuko Salomo atambirayo ibitambo byoswa 1000. Salomo akiri i Gibeyoni Uwiteka amubonekera mu nzozi nijoro. Imana iramubaza iti nsaba icyo ushaka nyiguhe. Salomo aravuga ati wagiriye data Dawidi neza nyinshi, kuko yagendanaga ukuri no gukiranuka imbere yawe agutunganiye mu mutima we, kandi wamugeneye kumugirira iyi neza ikomeye, muha umwana we ngo yicare ku ntebe y'ubwami bwe nk'uko biri none. Nuko none Uwiteka Mana yanjye wimitse umugaragu wawe mu cyimbo cya data Dawidi, ariko ndi umwana muto sinzi iyo biva n'iyo bijya, kandi umugaragu wawe ndi hagati y'abantu bawe batoranyije b'ubwoko bukomeye butabarika. Nuko rero uhe umugaragu wa mutima ujijutse, ngo nshobore gucira abantu bawe imanza, kugira ngo umenye gutandukanya ibyiza n'ibibi. Mbese ninde washobora gucira ubu bwoko bwawe bukomeye imanza? Maze ayo magambo anezeza Uwiteka, kuko ariyo Salomo yamusabye. Imana iherako ibwira Salomo iti kuko ibyo ari byo nsabye, ukaba udasabye kurama, ntusabe n'ubutunzi cyangwa ko abanzi bawe bapfa, ahubwo ukisabira ubwenge bwo kumenya guca imanza zitabera, nuko nkugiriye uko unsabye. Dore nguhaye umutima w'ubwenge ujijutse mu bakubanjirije cyangwa mu bazagukurikira, naho uzawana nawe, kandi nguhaye n'ibyo utansabye, ubutunzi n'icyubahiro bizatuma nta mwami n'umwe mu bandi bami uzahwana nawe iminsi yose yo kubaho kwawe. Nuko kandi nugendera mu nzira zanjye ukitondera amateka n'amategeko yanjye nk'uko so Dawidi yazigenderagamo, nzakongerera kurama. Maze Salomo aribambura amenya ko yarotaga. Bukeye asubira i Yerusalemu. Ahageze ahagarara imbere y'isanduku y'isezerano ry'Uwiteka, ahatambira ibitambo byoswa n'ibyishimwe yuko ari amahoro. Hanyuma atekeshereza abagaragu be bose ibyo kurya. Salomo acira abagore 2 imanza. Bukeye abagore 2 b'abamaraya basanga umwami bamuhagarara imbere. Umwe muri bo aravuga ati nyagasani, nabanaga n'uyu mugore mu nzu imwe, bukeye turi kumwe mu nzu mbyara umwana, maze iminsi 3 mbyaye, uyu mugore nawe abyara turi kumwe. Nta mushyitsi wari kumwe natwe muri iyo nzu keretse twebwe ubwacu, ariko nijoro umwana w'uyu mugore arapfa azize yuko yamuryamiye. Icyo gicuku arabyuka amwura umwana mu gituza, ubwo umuja we nari nsinziriye amuryamisha mu gituza cye, wa wundi wapfuye amuryamisha mu gituza cyanjye. Mbyutse mu museke konsa umwana nsanga yapfuye, ariko mu gitondo mwitegereje mbona ko atari umwana wanjye nibyariye. Undi mugore aravuga ati oya, umuzima n'uwanjye, uwapfuye n'uwawe. Uwa mbere ati oya, uwapfuye n'uwawe, umuzima n'uwanjye. Babivugira bake imbere y'umwami. Nuko umwami aravuga ati yemwe. Umwe agira ati umuzima n'uwanjye, uwapfuye n'uwawe. N'undi akagira ati oya, ahubwo uwapfuye n'uwawe, umuzima niwe wanjye. Umwami ati nimunzanire inkota. Barayimuzanira, maze umwami
arategeka ati uwo mwana muzima nimumucemo kabiri, igice kimwe mu gihe umwe ikindi mu gihe undi. Nuko umugore nyina w'umwana muzima wari umufitiye imbabazi abwira umwami ati nyagasani muzima mumwihere wimwica nubwo bimeze bite. Ariko undi aravuga ati ahubwo bamucemo kabiri mubure nawe umubure. Umwami aherako arategeka ati uwo mwana muzima nimumwice na hato mumuhe uriya mugore kuko ari we nyina. Nuko abisirayeli bose bumvise uko umwami yaciye urwo rubanza baramutinya, kuko babonye ko ubwenge bw'Imana bwari muri we bwo guca imanza zitabera. Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 4 turasoma amagambo uvuga ngo abatware ba Salomo. Nuko umwami Salomo aba umwami w'Abisirayeli bose, kandi aba ni bo batware be: Azariya mwene Sadoki umutambyi, Elihorefu na Ahiya bene Shisha bari abanditsi, Yehoshafati mwene Ahiludi niwe wari umucurabwenge, Benaya mwene Yehoyada yari umugaba w'ingabo, Sadoki na Abiyatari bari abatambyi, Azariya mwene Natani yari umutware w'intebe muri bo, Zabudi mwene Natani yari umujyanama kandi umutoni w'umwami, Ahishari yari umunyarugo, Adoniramu mwene Abuda yakoreshaga ikoro. Kandi Salomo yari afite abatware 12 bakwijwe mu Bwisirayeli bwose, kugira ngo bajye bazanira umwami n'abo mu rugo rwe amakoro. Umuntu wese yamaraga ukwezi kumwe mu mwaka afashe igihe cyo gutanga amakoro. Aya niyo mazina yabo: Benehuri wo mu gihugu cy'imisozi miremire ya Efurayimu, Benedekeri w'i Makasi n'i Sharubimu n'i Betishemeshi na Eloni-Betihanani, Beniheseda muri Aruboti niwe wakoreshaga n'isoko n'igihugu cya Heferi cyose, Benabinadabu niwe wabaga mu gitwa cya Kidori. Yari afite umukobwa wa Salomo witwa Tafati. Bana mwene Ahiludi niwe wakoreshaga Itanaki n'i Megido n'i Betisheyani hose iruhande rw'i Seratani hepfo y'i Yezereli, uhereye i Betisheyani ukageza muri Abeli Mehora, kandi ukageza hirya y'i Komeyamu. Benegiberi niwe wakoreshaga Iramoti Galiyadi n'imidugudu ya Yayiri mwene Manasi yo muri Galiyadi, kandi n'igihugu cya Arugobu muri Bashani cyarimo imidugudu 60 ikomeye igoswe n'inkike z'amabuye, igakingishwa n'ibihindizo by'imiringa. Ahinadabu mwene Ido niwe wakoreshaga Mahanayimu. Ahimasi niwe wakoreshaga Inafutali, niwe washyingiwe Basemati umukobwa wa Salomo. Bana mwene Hushayi niwe wakoreshaga Ibwasheri n'i Beyaroti. Yehoshafati mwene Paruwa w'i Bwisikari y'i Shimeya mwene Eri w'i Bubenjamini, Giberi mwene Uri mu gihugu cy'i Galiyadi no mu gihugu cy'i Sihoni umwami w'Abamori, na Ogi umwami w'i Bashani niwe wenyine wakoreshaga muri icyo gihugu. Nuko Abayuda n'Abisirayeli bari benshi, bangana n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja ubwinshi, bararyaga bakanywa bakanezerwa. Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 3 turasoma umutwe w'amagambo uvuga ngo iby'icyubahiro cya Salomo. Nuko Salomo ategeka ibihugu byose uhereye kuri rwa ruzi ukageza ku gihugu cya Filisitiya no ku rugabano rwa Egiputa, bakajya bamuzanira amaturo bakamukorera iminsi yose yamaze akiriho. Amagerero ya Salomo y'umunsi umwe yabaga inshuro z'ifu y'ingezi 30 n'iz'amafu meza 60 n'inka zibyibushye 10 n'izindi zo mu gasozi 20 n'intama 100 n'imara n'amasirabo n'amasunu n'inkoko zibyibushye. Nuko yategekaga igihugu cyose cyo hakuno ya rwa ruzi uhereye i Tapusa ukageza i Gaza, agatwara n'abami bose bo hakuno yarwo. Yari afite amahoro impande zose. Abayuda n'Abisirayeli baridendereza iminsi ya Salomo yose, umuntu wese ku muzabibu we no ku mutini we, uhereye i Dani ukageza i Berisheba. Kandi Salomo yari afite ibiraro by'amafarashi yakururaga amagara ye. Ibyo biraro byari inzovu enye, kandi abantu bagenderaga ku mafarashi bari inzovu imwe n'ibihumbi 2. Nuko abatware bakajya bakoreshereza umwami Salomo n'abariraga ku meza y'amakoro, umuntu wese ukwe kwezi ntibagire icyo baburana. Bakajya bazana sayiri n'ubwatsi bw'ayo mafarashi n'ayandi y'imbaraga nk'uko byategetswe, bakabizana aho umwami yabaga. Nuko Imana iha Salomo ubwenge n'ubuhanga bwinshi cyane n'umutima wagutse bitagira akagero,
n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja utabarika. Ubwenge bwa Salomo bwarutaga ubw'abanyabwenge bose b'iburasirazuba n'aba Egiputa bose. Yarushaga abandi bantu bose ubwenge nka Etani Umwezerahi, kandi nka Hemani na Karukori na Darada bene Mahori. Yamamara atyo mu mahanga yose amukikije. Yahimbye imigani 3,000 n'indirimbo 5,000, kandi yari azi gusobanura ibiti uhereye ku myerezi y'i Lebanoni ukageza kuri Ezobu emera ku mazu. Yari azi gusobanura inyamaswa n'ibisiga n'ibikururuka n'ifi. Nuko abantu bakajya bava mu mahanga bazanywe no kumva ubwenge bwa Salomo, boherejwe n'abami bo mu isi yose bumvaga iby'ubwenge bwe. Salomo yigira inama yo kubaka inzu y'Uwiteka. Bukeye Hiramu umwami w'i Tiro yumvise ko bimitse Salomo ngo abe umwami mu cyimbo cya se, amutumaho abagaragu be, kuko uhereye kera Hiramu yuzuraga na Dawidi. Salomo aherako atuma kuri Hiramu ati, uzi ko umukambwe wanjye Dawidi atabonye uburyo bwo kubakira izina ry'Uwiteka Imana y'inzu, kubw'intambara z'ababisha be bari bamuri impande zose, kugeza aho Uwiteka abashyiriye munsi y'ibirenge bye. Ariko noneho Uwiteka Imana yanjye impaye ihumure impande zose, nta mubisha nta n'ibyago bikiriho. Nuko ngambiriye kubakira izina ry'Uwiteka Imana yanjye inzu, nk'uko Uwiteka yabwiye umukambwe wanjye Dawidi ati, umuhungu wawe nzashyira ku ngoma yawe mu cyimbo cyawe, niwe uzubakira izina ryanjye inzu. Nuko none tegeka abanemera imyerezi y'i Lebanoni, kandi bazakorana n'abagaragu banjye. Nuko nzajya nguha ibihembo by'abagaragu bawe uko uzambwira kose, kuko uzi yuko nta n'umwe muri twe w'umuhanga uzi gutema ibiti nk'Abasidoni. Hiramu yumvise amagambo ya Salomo aranezerwa cyane, aravuga ati, uyu munsi Uwiteka ashimwe, kuko yahaye Dawidi umuhungu w'umunyabwenge gutegeka ubwo bwoko bukomeye. Hiramu atuma kuri Salomo ati, numvise ibyo untumyeho, nuko nzagukorera ibyo wansabye byose by'ibiti by'imyerezi n'imiberoshi. Abagaragu banjye bazabikura kuri Lebanoni babimanure babigeze ku nyanja, nibigerayo nzabihambiranya nk'ibihare kugira ngo binyure mu nyanja. Migeze aho uzanyereka abe ariho babihamburira, maze uze ugende. Kandi nugaburira abo mu rugo rwanjye uzaba ushoje ibyo nshaka byose. Nuko Hiramu aha Salomo ibiti by'imyerezi n'imiberoshi, ibyo yashakaga byose. Salomo nawe akajya agerera Hiramu inshuro z'ingano inzovu 2 n'inshuro 20 z'amavuta meza byo kugaburira abo mu rugo rwe. Uko niko Salomo yahaga Hiramu uko umwaka utashye. Nuko Uwiteka aha Salomo ubwenge nk'uko yamusezeranije, abana amahoro na Hiramu, kandi basezerana isezerano ryo gufashanya. Umwami Salomo atoranya abantu b'abanyagihe mu Bisirayeli, bose bari inzovu 3, akajya abohereza muri Lebanoni uko ukwezi gutashye. Abantu inzovu imwe bagafatanya igihe cy'ukwezi kumwe, bacyura igihe bakamara iwabo amezi 2 baruhuka. Adoniramu niwe wari umutware wabo banyagihe, kandi Salomo yari yarashyizeho abikoreza inzovu 7, n'abandi babazaga amabuye ku misozi miremire inzovu 8. Udashyize abatware bakuru ba Salomo bategekaga imirimo, bo bari 3,300 batwaraga abakozi. Nuko umwami abategeka ko babaza amabuye manini y'igiciro cyinshi, kugira ngo bubakishe urufatiro rw'inzu amabuye abajwe. Hanyuma abubatsi ba Salomo n'aba Hiramu n'aba Gebali barayabaza, batunganya imbaho n'amabuye kugira ngo babyubakishe iyo nzu. Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 6 turasanga umutwe w'amagambo uvuga ngo, imyubakire y'inzu y'Imana. Hashize imyaka 480 Abisirayeli bavuye muri Egiputa, Salomo atangira kubaka inzu y'Uwiteka mu mwaka wa 4 ari ku ngoma. Hari mu kwezi kwa Zifu, ariko kwezi kwa 2. Iyo nzu umwami Salomo yubakiye Uwiteka, uburebure bwayo bw'umurambararo bwari mikono 60, ubugari bwayo bwari mikono 20, uburebure bwayo bw'igihagararo bwari mikono 30, kandi ibaraza ry'inzu y'inyumba y'urusengero uburebure bwaryo bw'umurambararo bwari mikono 20, nk'uko ubugari bw'inyumba bwanganaga ubugari bwaryo bw'imbere y'inyumba bwari mikono 10. Abajishiriza iyo nyumba amadirishya y'ibisate bisobekeranije
bidakuka ku nzu y'inyumba yomekaho ibyumba bigerekeranye bikikije inzu y'urusengero n'iy'ahavugirwa. Uko niko yubatse ibyumba by'impande biyikikije. Ibyumba byo hasi ubugari bwabyo bwari mikono 5, ibyo hagati ubugari bwabyo bwari mikono 6, hakurikiyeho ibya gatatu ubugari bwabyo bwari mikono 7. Kandi yabigenje atya inyuma ku nzu y'inyumba asiga aho azomeka ibiti, kugira ngo bidatobora inzu y'urusengero. Mu iyubaka ry'iyo nyumba bayubakisha amabuye yatunganirijwe mu nganzo, nta nyundo cyangwa intorezo cyangwa ikindi kintu cyose cy'icyuma cyumvikanye muri iryo yubaka ryayo. Kandi urugi rw'ibyo byumba byo hagati rwari mu ruhande rw'iburyo bw'urusengero. Abajyagayo bazamukiraga ku rwego rwihotaguye bakajya mu cyumba cyo hagati, bava muri icyo bakajya mu cya gatatu. Uko niko yubatse inzu arayuzuza. Hejuru yayo asakaza ibiti n'imbaho by'imyerezi. Kandi ibyo byumba bigerekeranye yubatse ku nzu y'inyumba hose, uburebure bwabyo bw'igihagararo bwari mikono 5 kimwe kimwe. Byari bigeretswe ku biti by'imyerezi byometse kuri iyo nyumba. Bukeye ijambo ry'Uwiteka riza kuri Salomo riti: mbonye iyi nzu wubaka, nuko nugendera mu mateka yanjye, ugasohoza ibyo nategetse, ukitondera amategeko yanjye yose, akaba ariyo ugenderamo, nzakomeza ijambo ryanjye navuganye na so Dawidi, mbe mu Bisiraheli nekure ku bwoko bwanjye bwa Isiraheli. Uko niko Salomo yubatse iyo nzu arayuzuza. Muri iyo nzu y'inyumba yomekaho imbaho z'imyerezi uhereye hasi ukageza hejuru ku gisenge, naho aharandisha imbaho, kandi hasi hasasa imbaho z'imiberoshi. Mu mwinjiro w'iyo nzu hari mikono 20 yomekaho imbaho z'imyerezi uhereye hasi ukageza ku gisenge. Muri uwo mwinjiro hagirwa ahavugirwa hitwa ahera cyane, imbere y'ahavugirwa hitwa urusengero. Uburebure bwaho bw'umurambaro bwari mikono 40, naho bahomeka imbaho z'imyerezi bazikebaho amabara, amwe asa n'imihe andi asa n'uburabyo busambuye. Hose zari imbaho z'imyerezi, nta buye byagaragaraga. Kandi atunganya ahavugirwa mu mwinjiro w'iyo nzu kugira ngo ahatereke isanduku y'isezerano ry'Uwiteka. Aho havugirwa uburebure bwaho bw'umurambaro bwari mikono 20, ubugari bwaho bwari mikono 20, uburebure bwaho bw'igihagararo bwari mikono 20. Hose ahateraho isaha itunganijwe, ayitera no ku cyotero cyakozwe mu myerezi. Maze Salomo atera ku nzu yose izahabu itunganijwe imbere y'ahavugirwa, atambikaho iminyururu y'izahabu. Inzu yose ayiteraho izahabu kugeza aho inzu yose yuzuriye, kandi icyotero cy'ahavugirwa nacyo agiteraho izahabu cyose. Ahavugirwa haremera ibishushanyo by'abakerubi 2 mu biti by'imwelayo, kimwe muri byo uburebure bwacyo bwari mikono 10, uburebure bw'ibaba ry'igishushanyo cy'umukerubi rimwe bwari mikono 5, n'irindi baba naryo ari uko, uhereye ku iherezo ry'ibaba rimwe ukageza ku iherezo ry'irindi, yose yari mikono 10. Igishushanyo cy'umukerubi cya kabiri uburebure bwacyo bwari mikono 10. Ibishushanyo by'abakerubi byombi byari ikigero kimwe n'ishusho imwe. Uburebure bw'igihagararo cy'umukerubi kimwe bwari mikono 10, n'ubw'ikindi ari uko. Ashyira ibyo bishushanyo by'abakerubi mu mwinjiro w'inzu, amababa yabyo yari afatanye urunana. Bituma rimwe ry'igishushanyo kimwe rifata ku ruhande rumwe rw'inzu, iry'ikindi ku rundi ruhande, kandi ayandi mababa yombi ahurira hagati mu nzu. Ibyo bishushanyo by'abakerubi byombi abiteraho izahabu. Inyuma n'imbere h'iyo nzu akebaho amababa y'ibishushanyo by'abakerubi n'iby'imikindo n'iby'uburabyo busambuye. Kandi mu nzu imbere hasi no ku ibaraza ryayo ateraho izahabu. Ahajya ahavugirwa ahashyira inzugi z'ibiti by'imyelayo. Inkomanizo n'inkingi z'izo nzugi byari igice cya 5 cy'ikibambano. Kandi akora inzugi 2 z'ibiti by'imyelayo, akebaho amababa y'ibishushanyo by'abakerubi n'iby'imikindo n'iby'uburabyo busambuye. Hanyuma ateraho izahabu kuri izo nzugi, ayinogereza no ku bishushanyo by'abakerubi no ku by'imikindo. Kandi ahajya mu rusengero ahabajishiriza inkingi z'ibiti by'imyelayo. Izo nkingi zari igice cya 4 cy'iyo nzu, n'inzugi zaho zombi zibajwe mu biti by'imiberoshi. Ibisate byombi by'urugi rumwe iyo byakingurwaga byaribumbaga, n'ibisate byombi by'urundi rugi niko byameraga.
azikebaho amababa y'ibishushanyo by'abakerubi n'iby'imikindo n'iby'uburabyo busambuye, aziteraho izahabu. Kandi urugo rw'ingombe arwubakisha amabuye abajwe mu mpushya eshatu n'uruhushya rumwe rw'ibiti by'imyerezi. Igihe batangiriye kubaka urufatiro rw'inzu y'Uwiteka hari mu kwezi kwa Zifu k'umwaka wa 4 mu kwezi kwa Bura, ariko kwezi kwa munani k'umwaka wa 11, buzuza inzu n'imyanya yayo yose uko yayigenewe yose. Nuko amara imyaka 7 ayubaka. Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 7 turasanga umutwe w'amagambo uvuga ngo Salomo yiyubakira iye nzu. Hanyuma Salomo amara imyaka 15 yubaka inzu ye, arayuzuza yose. Yubaka n'inzu y'ibiti by'ikibira cy'i Lebanoni. Uburebure bwayo bw'umurambararo bwari mikono 100, ubugari bwayo bwari mikono 50, kandi uburebure bwayo bw'igihagararo bwari mikono 30. Kandi yari yubatswe ku nkingi z'imyerezi zishinzwe mu mirongo uko ari 4 zitambitseho ibiti by'imyerezi. Hejuru y'ibyo biti 45 byari hejuru y'inkingi uko ari 15 zo mu murongo umwe umwe. Arandaho imbaho z'imyerezi. Akora impushya 3 z'amadirishya akurikiranye, idirishya rihanganye n'irindi. Inzugi zose n'inkomanizo zari zikoze kimwe, uburebure n'ubugari bwazo byari bimwe. Idirishya ryose ryari rihanganye n'irindi uko impushya ari 3. Kandi yubakisha ibaraza inkingi. Uburebure bwaryo bwari mikono 50 n'ubugari bwaryo bwari mikono 30. Imbere yaryo ashyira irindi baraza ry'inkingi n'ibiti bibajwe. Kandi akora ibaraza ry'intebe y'ubwami aho yaciraga imanza, ryitwa ibaraza ry'imanza. Yomekaho imbaho z'imyerezi uhereye hasi ukageza mu gisenge. Kandi inzu yabagamo yo mu gikari haruguru y'iryo baraza nayo yari yubatswe ityo. Kandi Salomo yubaka indi nzu isa n'iy'iryo baraza, ayubakira umukobwa wa Farawo yari yararongoye. Ayo mazu yose yari yubakishije amabuye y'igiciro cyinshi abajwe nk'uko bayagize, akerejwe inkero inyuma n'imbere, uhereye ku y'urufatiro ukageza ku yo hejuru. Kandi ay'urugo runini niko yari ameze. Urufatiro rwayo narwo rwari amabuye manini y'igiciro cyinshi. Uburebure bwamwe bwari mikono 10, ubw'ayandi bwari mikono 8. Hejuru yayo akurikizaho amabuye abajwe y'igiciro cyinshi nk'uko yagezwe. Kandi bakurikizaho ibiti by'imyerezi. Urugo runini rwari rugoswe n'inkike z'amabuye abajwe yubatswe impushya 3. Hejuru yayo hageretseho uruhushya rw'ibiti by'imyerezi nk'uko bagenje urugo rw'ingombe rw'inzu y'Uwiteka. N'ibaraza ry'iyo nzu niko ryari ryubatswe. Salomo arimbisha inzu y'Uwiteka. Bukeye Salomo atumira Huramu i Tiro. Huramu we yari umwana w'umupfakazi wo mu muryango wa Nafutali, ariko se yari uw'i Tiro. Yari umucuzi w'imiringa w'umuhanga ujijutse, umunyabukorikori mu mirimo y'imiringa yose. Nuko yitaba umwami Salomo amukorera imirimo yose yashakaga. Acura inkingi 2 z'imiringa. Uburebure bwazo bwari mikono 18, umubyimba wazo wari mikono 12. Maze acura imitwe 2 yazo nk'imyashi mu miringa iyagijwe, kugira ngo ayishyire hejuru y'izo nkingi. Uburebure bw'igihagararo bw'umutwe umwe bwari mikono 5, n'ubw'undi ari uko. Kuri iyo mitwe yo hejuru y'inkingi acuriraho utugozi tw'imiringa dusobekeranye nk'urushundura, kandi ategeshaho imikufi imeze nk'imishunzi. Ku mutwe umwe ashyiraho 7, no ku wundi 7. Kuri urwo rushundura rw'imiringa banyuzaho impushya 2 z'imbuto z'amakomamanga ziba kuri iyo mitwe y'inkingi yo hejuru. Uko niko yabigenje no ku wundi mutwe. Kandi imitwe y'inkingi z'ibaraza ishushanywa n'uburabyo bw'uburengo. Uburebure bwayo bwari mikono 4. Hejuru y'izo nkingi zombi hari hiburungushuye. Bashyiraho iyo mitwe acuriraho urushundura. Bamanikaho imbuto z'amakomamanga mu mpushya 2. Izo mbuto zari 200. Nuko ashinga izo nkingi ku ibaraza ry'urusengero. Iy'iburyo ayita Yakini, iy'ibumoso ayita Bowazi. Hejuru y'izo nkingi bahashushanya ibishushanyo by'uburabyo bw'uburengo. Uko niko umurimo w'inkingi wakozwe. Kandi arema igikarabiro kidendeje mu miringa yayagijwe. Ubugari bwacyo uhereye ku rugara ukageza ku rundi bwari mikono 10. Ubugari bwacyo bwose bwaranganaga. Uburebure bwacyo bwari mikono 5. Urugero rw'urugara rwacyo inkubwe imwe rwari mikono 30. Kandi mu bugenya bwacyo
hari hakikije ibishushanyo by'imihe. Mu mukono umwe wacyo w'intambike habagaho ibishushanyo 10. Ibyo bishushanyo byari impushya ebyiri kuri cyo, byaremanywe nacyo, kandi icyo gikarabiro cyari giteretswe ku bishushanyo by'inka 12. Bitatu byarebaga ikasikazi, ibindi bitatu byarebaga iburengerazuba, ibindi bitatu byarebaga ikusi, ibindi bitatu byarebaga iburasirazuba. Icyo gikarabiro cyari gishyizwe hejuru yabyo kandi biteranye imigongo. Umushyishyito wacyo wari intambwe imwe y'intoki, kandi urugara rwacyo rwacuzwe nk'urugara rw'urwabya cyangwa nk'ururabyo rw'uburengo. Cyajyagamo inshuro z'intango 2,000, kandi acura ibitereko 10 mu miringa. Igitereko kimwe uburebure bwacyo bw'umurambararo bwari mikono 4, ubugari bwacyo bwari mikono 4, uburebure bwacyo bw'igihagararo bwari mikono 3. Uko niko ibyo bitereko byari bicuzwe. Byari bifite ibisate bisobetse mu nkingi zabyo. Kuri ibyo bisate byo hagati y'izo nkingi hashyizweho ibishushanyo by'intare n'inka n'abakerubi. Hejuru y'izo nkingi hari hateweho imikindo, kandi munsi y'ibishushanyo by'intare n'inka hariho ibisa n'imishunzi itendera ariko bisobekeranye. Buri gitereko cyose cyari gifite inziga 4 z'imiringa, kandi n'ibyuma by'imitambiko bibirindukwaho n'izo nziga nabyo byari imiringa. Ku matako yacyo hariho ibifata bya byuma by'imitambiko byari munsi y'igitereko cy'igikarabiro, kandi byari bifite ibisa n'imishunzi itendera. Kandi igitereko cyari gifite urugara mu mutwe wacyo. Uburebure bw'urwo rugara bwari mukono 1 n'igice. Kuri urwo rugara bari barakebyeho imanzi, kandi ibisate by'uwo mutwe ntibyari byiburungushuye, ahubwo byaranganaga impande zose. Izo nziga uko ari 4 zari munsi y'ibisate by'ibitereko, kandi ibyuma bibirindukwaho n'izo nziga byari biciye mu gitereko. Uburebure bw'izo nziga bwari mukono 1 n'igice. Ishusho yazo yasaga n'iz'amagare y'intambara. Ibyuma byazo zibirinduragaho n'intango zazo n'inkingi zazo n'imigongo yazo byose byari byararemwe mu miringa yayagijwe. Ku matako yose y'igitereko hariho ibifata bya byuma by'imitambiko, byose byari 4. Ibyo byuma byaremanywe n'igitereko. Hejuru y'icyo gitereko hakurikiraho ikintu kiburungushuye. Uburebure bwacyo bwari intambwe imwe y'intoki, kandi inkingi zacyo n'ibisate byacyo byari bifashe ku gitereko. Kuri ibyo bisate bisohotse mu nkingi zo mu migongo yazo yari yarakebyeho ibishushanyo by'abakerubi n'intare n'imikindo akurikije uko hareshyaga, abihundaho imishunzu itendera. Uko niko yakoze ibyo bitereko uko ari 10. Byose byari biremwe kimwe, ari urugero rumwe n'ishusho imwe. Kandi arema ibikarabiro 10 mu miringa. Kimwe cyajyagamo inshuro z'intango 40, kandi igikarabiro cyose uburebure bwacyo bwari mikono 4. Ku bitereko byose uko ari 10 baterekaho igikarabiro. Mu ruhande rw'iburyo rw'iyo nzu ashyiraho ibitereko 5, ku rw'ibumoso ashyiraho ibindi 5. Igikarabiro kidendesha agishyira mu ruhande rw'iburyo rw'iyo nzu iburasirazuba herekeye ikusi. Nuko Huramu akora ibikarabiro n'ibyuma byo kuyora ivu n'ibyungu. Uko niko Huramu yarangije umurimo w'inzu y'Uwiteka yakoreraga umwami Salomo. Byari ibi: inkingi zombi n'imitwe yombi yiburungushuye yari hejuru y'inkingi, n'ibisa n'incundura byombi byo gutwikira ahiburungushuye ho ku mitwe yari hejuru y'inkingi. Imbuto z'amakomamanga 400 zo gushyira ku bisa n'incundura byombi, n'impushya 2 z'amakomamanga zo kubisa n'incundura byombi bitwikira imitwe yombi yiburungushuye yari ku nkingi. Ibitereko 10 n'ibikarabiro 10 byari hejuru yabyo. Igikarabiro kidendeje n'ibishushanyo by'inka 12 byari munsi yacyo. Ibibindi n'ibyuma byo kuyora ivu ibyo bintu byose Huramu yakoreye umwami Salomo kubw'inzu y'Uwiteka yabikoze mu miringa isenywe. Umwami yabiremesheje mu kibaya cya Yorodani, mu rubamba hagati y'Isukoti n'Iseratani. Kandi Salomo ntiyirirwa apima ibyo bintu byose, kuko byari byinshi cyane. Kuremera kw'imiringa ntikwamenyekanye. Kandi Salomo arema ibintu byose byo mu nzu y'Uwiteka: icyotero cy'izahabu n'ameza yamurikirwagaho imitsima, ibitereko by'amatabaza 5 mu ruhande rw'iburyo no mu rw'ibumoso 5 aherekeye ahavugirwa.
byose byari by'izahabu bitunganijwe, kandi n'uburabyo n'amatabaza n'ibisa n'ingarama byari izahabu, ibikombe n'ibifashi n'ibyungu n'indosho n'ibyotero byose byari izahabu itunganijwe, n'amapata y'inzugi z'imbere z'ahera cyane n'ay'inzugi z'inzu yitwa urusengero byose byari iby'izahabu. Uko niko umurimo wose umwami Salomo yakoze mu nzu y'Uwiteka warangiye. Maze Salomo acyura ibintu byose Dawidi yashinganye by'ifeza n'izahabu n'ibindi bintu abishyira mu bubiko bw'inzu y'Uwiteka. Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 8 tuhasanga umutwe w'amagambo uvuga ngo bacyura isanduku mu rusengero. Hanyuma Salomo ateranya abakuru ba Isiraheli n'abatware b'imiryango bose, aribo batware b'amazu ya ba sekuruza b'Abisiraheli, bateranira i Yerusalemu bitabye umwami Salomo kugira ngo bazamure isanduku y'isezerano ry'Uwiteka bayikure mu mudugudu wa Dawidi i Siyoni. Nuko Abisiraheli bose bateranira aho umwami Salomo ari mu kwezi kwa Etanimu, ariko kwezi kwa 7 baje mu birori. Abakuru ba Isiraheli bose baraza, abatambyi baherako baremerwa isanduku, bazamura isanduku y'Uwiteka n'ihema ry'ibonaniro n'ibintu byejejwe byabaga mu ihema byose. Ibyo byose byazamuwe n'abatambyi n'Abalewi. Maze umwami Salomo hamwe n'iteraniro ryose ry'Abisiraheli bari bateraniye aho ari bahagarara imbere y'isanduku, batambira inka n'intama zitabarika zitabasha kurondorwa kuko ari nyinshi. Nuko abatambyi bacyura isanduku y'isezerano ry'Uwiteka bayitereka hayo ahavugirwa, ariho hitwa ahera cyane, munsi y'amababa y'ibishushanyo by'abakerubi, kuko ibishushanyo by'abakerubi byari bitanze amababa hejuru y'igitereko cy'isanduku bigatwikira isanduku n'imijisho yayo, kandi imijisho yayo yari miremire bigatuma imitwe yayo igaragara hino y'ahavugirwa imbere y'ahera, ariko uri hanze ntiyayirebaga, kandi iracyahari na bugingo n'ubu. Muri iyo sanduku nta kindi cyarimo keretse ibisate by'amabuye 2 Mose yashyiriyemo i Horebu, ubwo Uwiteka yasezeranaga n'Abisiraheli isezerano bava mu gihugu cya Egiputa. Nuko abatambyi bavuye ahera, igicu cyuzura inzu y'Uwiteka bituma abatambyi batabasha guhagararamo ngo bahereze ku bw'icyo gicu, kuko ubwiza bw'Uwiteka bwari bwuzuye inzu y'Uwiteka. Salomo aherako aravuga ati, Uwiteka yavuze ko azaba mu mwijima w'icuraburindi, kandi mwubakiye n'inzu yo kubamo aho uzatura iteka ryose. Maze Salomo ahindukirira iteraniro ry'Abisiraheli ryose abaha umugisha, kandi iteraniro ryose ryari rihagaze aravuga ati, Uwiteka Imana y'Abisiraheli ihimbazwe, niyo yavuganiye n'umukambwe wanjye Dawidi mu kanwa kayo, kandi ikabisohoresha ukuboko kwayo iti, uhereye igihe nakuriye ubwoko bwanjye bwa Isiraheli muri Egiputa, nta mudugudu wo mu miryango ya Isiraheli yose nigeze gutoranya wo kubakwamo inzu ngo izina ryanjye riwubemo, ahubwo natoranije Dawidi ngo ategeke ubwoko bwanjye bwa Isiraheli. Nuko data Dawidi yari yaragambiriye kuzubakira izina ry'Uwiteka Imana ya Isiraheli inzu, ariko Uwiteka abwira data Dawidi ati, kuko wari ufite umugambi wo kuzubakira izina ryanjye inzu, wagize neza ubwo wabigambiriye mu mutima wawe, ariko si wowe uzubaka iyo nzu, ahubwo ni umuhungu wawe uzikurira mu nda, uwo niwe uzubakira izina ryanjye inzu. None Uwiteka ashohoje ijambo yavuze, kuko mpagurutse mu cyimbo cya data Dawidi, kandi nkaba nicaye ku ntebe y'ubwami bwa Isiraheli nk'uko Uwiteka yasezeranye, kandi nujuje inzu nubakiye izina ry'Uwiteka Imana ya Isiraheli. Niho nabonye ubutereko bw'isanduku irimo isezerano ry'Uwiteka yasezeranye na ba sogokuruza ubwo yabakuraga mu gihugu cya Egiputa. Isengesho rya Salomo. Salomo aherako ahagarara imbere y'icyotero cy'Uwiteka, iteraniro rya Isiraheli ryose rihari, atega amaboko ayerekeje ku ijuru, aravuga ati, Uwiteka Mana ya Isiraheli, nta mana iriho hejuru mu ijuru cyangwa hasi mu isi ihwanye nawe, kuko ukomeza gusoreza abagaragu bawe amasezerano no kugirira ibamba abagendera imbere yawe n'umutima wose, kandi wakomeje ibyo wasezeranije umugaragu wawe data Dawidi, nk'uko wabivugishije akanwa kawe, nuko ubishoresheje ukuboko kwawe. Nuko rero none Uwiteka Mana ya Isiraheli, komeza ibyo wasezeranije umugaragu wawe data Dawidi, nuko wabimubwiye uti, ntuzabura umuntu wo kwicara ku ntebe y'ubwami bwa Isiraheli imbere yanjye, niba abana bawe bazitonda mu ngeso zabo nziza bakagendera imbere yanjye nk'uko wagenderaga imbere yanjye. Nuko none Mana ya Isiraheli, ndakwinginze, ijambo ryawe wabwiye umugaragu wawe data Dawidi urihamye. Ariko se ni ukuri koko Imana izatura mu isi? Dore ijuru
ndetse n'ijuru risumba ayandi, nturikwirwamo nkanswe iyi nzu nubatse. Ariko Uwiteka Mana yanjye, wite ku gusenga k'umugaragu wawe umwinginga, wumve gutakamba no gusenga umugaragu wawe nsengeye imbere yawe uyu munsi, kugira ngo uhore ushyize amaso kuri iyi nzu ku manywa na nijoro, ariho wavuze ko uzashyira izina ryawe, ngo ubone uko ujya wumva gusenga umugaragu wawe nzajya ngusengera nerekeye aha. Nuko ujye wumva kwinginga k'umugaragu wawe n'uk'ubwoko bwawe bwa Isiraheli, uko bazajya basenga berekeye aha, niko kujye wumva uri mu ijuru, ari ryo buturo bwawe, kandi uko uzajya wumva ujye ubabarira. Umuntu nacumura kuri mugenzi we bakamurahiza indahiro, akaza akarahirira imbere y'icyotero cyawe muri iyi nzu, nuko ujye wumva uri mu ijuru utegeke ucire abagaragu bawe imanza zitsinda abakiranirwa, biturwe gukiranirwa kwabo, zigatsindishiriza abakiranutse nk'uko gukiranuka kwabo kuri. Kandi ubwoko bwawe bwa Isiraheli nibirukanwa n'ababisha bazira ko bagucumuyeho, nyuma bakaguhindukirira bakerura izina ryawe bagasenga bakwingingira muri iyi nzu, nuko ujye wumva uri mu ijuru ubabarire abantu bawe ba Isiraheli igicumuro cyabo, ubagarure mu gihugu wahaye ba sekuruza. Kandi ijuru nirikingwa imvura ntigwe kuko bagucumuye, nyuma bagasenga berekeye aha, bakerura izina ryawe bagahindukira bakareka igicumuro cyabo, kuko uzaba ubahanye. Nuko ujye wumva uri mu ijuru ubabarira abagaragu bawe n'ubwoko bwawe bwa Isiraheli igicumuro cyabo, uzabigishe kugendana ingeso nziza, uvubire igihugu cyawe imvura, icyo wahaye abantu bawe ho gakondo. Inzara nitera mu gihugu cyangwa mugiga cyangwa kurumbya cyangwa gikongoro cyangwa inzige cyangwa kagungu cyangwa ababisha nibabagotera mu gihugu kirimo imidugudu yabo, nubwo hazatera icyago cyose cyangwa ikindi cyorezo, maze umuntu wese akagira icyo agusaba cyose yinginze, cyangwa ubwoko bwawe bwa Isiraheli bwose, uko umuntu wese azajya yimenyaho indwara yo mu mutima we, akarambura amaboko ye yerekeye iyi nzu. Nuko ujye wumva uri mu ijuru, ari ryo buturo bwawe, ubabarire, utegeke witure umuntu wese ukurikije ibyo yakoze byose, wowe uzi umutima we, kuko ari we wenyine uzi imitima y'abantu bose, kugira ngo bakubahe iminsi bazamara mu gihugu wahaye ba sogokuruza yose bakiriho. Kandi n'umunyamahanga utari uwo mu bwoko bwawe bwa Isiraheli naza aturutse mu gihugu cyawe azanywe n'izina ryawe, kuko batazabura kumva bavuga izina ryawe rikuru n'amaboko yawe akomeye n'ukuboko kwawe kwagirije, nibaza bagasenga berekeye iyi nzu, nuko ujye wumva uri mu ijuru, ari ryo buturo bwawe, umarire uwo munyamahanga ibyo agutakambira byose, bitume amoko yose yo mu isi amenya izina ryawe, akubahe nk'uko ubwoko bwawe bwa Isiraheli bukubaha, kandi bamenye yuko iyi nzu nubatse yitwa iy'izina ryawe. Kandi abantu bawe nibatabara bakajya kurwana n'ababisha mu nzira yose uzabagabamo, maze bagasenga Uwiteka berekeye uyu murwa watoranyije n'inzu nubakiye izina ryawe, nuko ujye wumva gusenga no kwinginga kwabo uri mu ijuru, ubarengere mu byo bazaba barwaniye. Nibagucumuraho, kuko ari nta muntu udacumura, ukabarakarira ukabahana mu babisha babo, bakabajyana ari imbohe mu gihugu cyaba ari kure cyangwa hafi, nyuma bakisubiramo bari mu gihugu cy'ababajyanye ari imbohe, bagahindukira bakakwingingira bari muri icyo gihugu bati, twaracumuye, tuba ibigoryi, dukora nabi, bakakugarukira n'umutima wabo wose n'ubugingo bwabo bwose bari mu gihugu cy'ababisha babo babajyanye ari imbohe, bakagusenga berekeye igihugu wahaye ba sekuruza babo n'umurwa watoranyije n'inzu nubakiye izina ryawe, nuko ujye wumva gusenga kwabo no kwinginga kwabo uri mu ijuru, ari ryo buturo bwawe, ubakiranure ibyabo. Ubabarire abantu bawe bagukoreye ibyaha n'ibicumuro bagucumuyeho byose, uzabare kugirirwa imbabazi, n'ababajyanye ari imbohe bababarire, kuko ari ubwoko bwawe n'umwandu wawe wikuriye muri Egiputa, bakuwe mu ruganda aho bacurira ibyuma. Kandi urebesha amaso ya mugaragu wawe n'ubwoko bwawe bwa Isiraheli bakwingingiye kuzabumvira mu gihe bazagutakambira, kuko
wagutoranyirije mu mahanga yose ngo babe umwandu wawe, nk'uko wavugiye mu kanwa k'umugaragu wawe Mose ubwo wakuraga ba sogokuruza muri Egiputa, Mwami Imana. Nuko Salomo arangije iryo sengesho ryose yingingisha Uwiteka, arahaguruka ava imbere y'icyotero cy'Uwiteka aho yari apfukamye arambuye amaboko ayatunga ku ijuru. Arahaguruka asabira iteraniro ry'Abisirayeli ryose umugisha, avuga ijwi rirenga ati, Uwiteka ashimwe, kuko ahaye ubwoko bwe bwa Isiraheli ihumure nk'uko yabasezeranije kose. Nta jambo na rimwe mu masezerano yose yasezeraniye mu kanwa k'umugaragu we Mose ritasohoye. Uwiteka Imana yacu ibane natwe nk'uko yabanaga na ba sogokuruza, ntizadusige ntizaduhane, itwemeze kuyihindurira imitima yacu, tugendere mu nzira zayo zose, twitondera amategeko yayo n'amateka n'ibyo yategetse ba sogokuruza. Kandi ayo magambo n'ingingi y'Uwiteka muhagaze imbere, Uwiteka Imana yacu ijye iyibuka ku manywa na nijoro, kugira ngo ijye icira umugaragu wayo n'ubwoko bwayo bwa Isirayeli imanza zitunganye ku by'umunsi uzacyana byose, kugira ngo amoko yose yo mu isi amenye ko Uwiteka ari we Mana, nta yindi. Nuko imitima yanyu ibe itunganiye Uwiteka Imana yacu, mugendere mu mateka yayo, mwumvire amategeko yayo nk'uko mubigenjeje uyu munsi. Ibitambo Salomo yatambiye Uwiteka. Hanyuma umwami n'Abisirayeli bose bafatanya gutambira ibitambo imbere y'Uwiteka. Salomo atamba ibitambo by'ishimwe y'uko bari amahoro, atambira Uwiteka inka inzovu 2 n'ibihumbi 2 n'intama 1,000 n'inzovu 2. Uko niko umwami n'Abisirayeli batashye inzu y'Uwiteka. Uwo munsi niwo umwami yerejeho hagati mu rugo rw'imbere y'inzu y'Uwiteka, kuko ariho yatambiye igitambo cyoswa n'urugimbu rw'ibitambo by'ishimwe y'uko bari amahoro, agaturiraho amaturo y'amafu y'impeke, kuko icyotero cy'umuringa cyari imbere y'Uwiteka cyari gito, kidakwirwaho ibitambo byoswa n'iby'ingimbu z'ibitambo by'ishimwe y'uko bari amahoro, n'amaturo y'amafu y'impeke. Uko niko Salomo yagize ibirori by'iminsi mikuru. Icyo gihe hamwe n'Abisirayeli bose bari bahateraniye ari benshi bavuye mu gihugu cyose, uhereye ahasukirwa i Hamati ukageza ku kagezi ka Egiputa. Bamara iminsi 7, barongera bamara indi 7, iminsi yose iba 14 bari imbere y'Uwiteka Imana yacu. Ku munsi wa 8 umwami asezerera abantu, bamusabira umugisha, basubira mu mahema yabo bishima, imitima yabo inejejwe n'ineza yose Uwiteka yagiriye umugaragu we Dawidi n'ubwoko bwe Isiraheli. Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 9 turasanga amagambo uvuga ngo, Imana iburira Salomo. Nuko Salomo yuzuza inzu y'Uwiteka n'inzu y'ubwami n'ibyo yishimiye gukora byose. Bukeye Uwiteka abonekera Salomo bwa kabiri nk'uko yamubonekeraga i Gibeyoni. Uwiteka aramubwira ati, numvise gusenga kwawe no kwinginga kwawe wingingiye imbere yanjye. Nereje iyi nzu wubatse kugira ngo izina ryanjye riyibemo iteka ryose, kandi amaso yanjye n'umutima wanjye bizayihoraho iminsi yose. Nuko nawe nugendera imbere yanjye nk'uko so Dawidi yagendaga, afite umutima ukiranutse kandi utunganye, ugakora ibyo nagutegetse byose, ukitondera amategeko n'amateka yanjye, nanjye nzakomeza ingoma yawe mu Bisirayeli iteka ryose, nk'uko nasezeranye na so Dawidi nkamubwira nti, ntabwo uzabura umuntu wo kwicara ku ntebe y'ubwami bwa Isirayeli. Ariko nimunteshuka cyangwa abana banyu mukanyimura, ntimwitondera amategeko n'amateka yanjye nabashyize imbere, mukajya gukorera izindi mana mukaziramya, nanjye nzarimbura Abisirayeli mu gihugu nabahaye, kandi iyi nzu nereje izina ryanjye nzayijugunya imve mu maso. Kandi Abisirayeli bazaba iciro ry'imigani n'agashinyaguro mu mahanga yose. Kandi iyi nzu nubwo ari ndende, uzayinyura imbere wese azatangara yimyoza ati, ariko niki cyatumye Uwiteka agenza iki gihugu n'iyi nzu bene aka kageni? Bazamusubiza bati, nuko baretse Uwiteka Imana yabo yakuye ba sekuruza babo mu gihugu cya Egiputa, bagakeza izindi mana bakaziramya bakazikorera. Nicyo cyatumye Uwiteka bateza ibi byago byose. Indi mirimo ya Salomo. Nuko hashira imyaka 20 ariyo Salomo yubakiyemo amazu yombi, iy'Uwiteka n'iy'ubwami. Kandi Hiramu umwami w'i Tiro niwe wahaye Salomo ibiti by'imyerezi n'imiberoshi n'izahabu, uko ibyo yashakaga byose byanganaga. Nuko iyo myaka ishize, umwami Salomo aha Hiramu imidugudu 20 mu gihugu cy'i Galilaya. Bukeye Hiramu ava i Tiro ajya kugenda iyo midugudu Salomo yamuhaye,
ariko ntiyayishima. Aravuga ati, mbese mwana wa data, imidugudu wampaye n'imidugudu ki? Niko kuhahimba igihugu cy'i Kabuli, ari nako hakitwa na bugingo n'ubu. Kandi Hiramu yari yarohereje umwami italanto z'izahabu 120. Nuko iyi niyo mpamvu yatumye umwami Salomo atoranya abanyagihe, kuko bari abo kubaka inzu y'Uwiteka n'iye ubwe, na Milo n'inkike z'amabuye z'i Yerusalemu, n'i Hasori n'i Megido n'i Gezeri. Kandi Farawo umwami wa Egiputa yari yaratabaye atsinda i Gezeri, arahatwika, yica Abanyakanani bari bahatuye, abaha umukobwa we muka Salomo ho indongoranyo. Nuko Salomo yubaka i Gezeri n'i Betihoroni yo hepfo, n'i Barati n'i Tamari mu gihugu cy'ishyamba, n'imidugudu yose y'ingarama ya Salomo, n'iyacurwagamo amagare ye n'iy'abagendera ku mafarashi be, n'amazu yashakaga kubaka i Yerusalemu n'i Lebanoni no mu gihugu cyose yatwaraga, kugira ngo yinezeze. Abantu bose b'insigarizi b'Abamori n'Abaheti n'Abaferezi n'Abahivi n'Abayebusi, abatari Abisiraheli, abuzukuruza babo bari barasigaye mu gihugu, abo Abisiraheli batashoboye kurimbura rwose, abo nibo Salomo yatoranyagamo abagira imbata na bugingo n'ubu. Ariko mu Bisiraheli Salomo ntiyahinduragamo imbata, ahubwo bari ingabo zo kurwana, n'abagaragu be n'ibikomangoma bye, n'abatware b'ingabo ze, n'abatware b'amagare ye, n'abagendera ku mafarashi be. Abo nibo batware bakuru bareberaga umurimo wa Salomo, bose bari 550 batwaraga abakozi. Nuko umukobwa wa Farawo ava mu mudugudu wa Dawidi ataha mu nzu Salomo yamwubakiye. Icyo gihe nibwo Salomo yubatse Milo. Nuko Salomo akajya atamba 3 mu mwaka ibitambo byoswa n'ibitambo by'ishimwe yuko ari amahoro ku cyotero yubakiye Uwiteka, kandi akajya yosereza imibavu ku cyotero cyari imbere y'Uwiteka. Uko niko Salomo yujuje inzu. Kandi umwami Salomo yari yarabaje inkuge nyinshi, azitsika i Siyoni-Geberi hahereranye na Eloti ku nkengero y'inyanja itukura mu gihugu cya Edomu. Maze Hiramu yohereza muri izo nkuge abagaragu be b'abasare bamenyereye inyanja, bajyana n'abagaragu ba Salomo, baragenda bajya Ofiri, bakurayo italanto z'izahabu 420, bazishyira umwami Salomo. Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 10 turasanga amagambo avuga ngo, iby'umugabekazi w'i Sheba. Umugabekazi w'i Sheba yumvise kwamamara kwa Salomo kubw'izina ry'Uwiteka, azazanywe no kumubaza ibinaniranye amugerageza. Nuko agera i Yerusalemu ashagawe n'abantu benshi cyane, bafite ingamiya zihetse imibavu n'izahabu nyinshi cyane n'amabuye y'igiciro cyinshi. Ageze kuri Salomo amurondorera ibyari mu mutima we byose. Salomo amusobanurira ibyo yamuhanuzaga byose, nta kintu na kimwe cyasobye Salomo atamusobanuriye. Nuko umugabekazi w'i Sheba abonye ubwenge bwa Salomo bwose, n'inzu yubatse, n'ibyo kurya byo ku meza ye, n'imyicare y'abagaragu be, no guhereza kw'abahereza be, n'imyambarire yabo n'abahereza be ba vino, n'urwuririro yazamukiragaho ajya mu nzu y'Uwiteka, arumirwa bimukura umutima. Abwira umwami ati, inkuru numvise mu gihugu cyanjye z'ibyo wakoze n'iz'ubwenge bwawe zari iz'ukuri, ariko sinabyemera kugeza ubwo niyiziye nkabyibonera n'ayanjye maso, kandi nsanze ibyo batambwiye birenze ibyo bambwiye. Ubwenge bwawe n'ubutunzi bwawe bisumba uko nabyumvise. Hahirwa abantu bawe, aba bagaragu bawe barahirwa, bakwibera imbere iminsi yose, bakumva ubwenge bwawe. Uwiteka Imana yawe ihimbazwe, yakwishimiye, ikakwicaza ku ntebe y'ubwami bwa Isiraheli, kuko Uwiteka yakunze Abisirayeli iteka ryose. Nicyo cyatumye akwimika ngo uce imanza zitabera. Hanyuma aha umwami italanto z'izahabu 120, n'imibavu myinshi cyane, n'amabuye y'igiciro cyinshi. Ntihongeye kuboneka imibavu inganya ubwinshi n'iyo uwo mugabekazi w'i Sheba yatuye umwami Salomo. Kandi inkuge za Hiramu zajyaga zizana izahabu zizikuye Ofiri, zivanayo n'ibiti byinshi cyane byitwa alumugi, n'amabuye y'igiciro cyinshi. Ibyo biti bya alumugi umwami abigira inkingi zo mu nzu y'Uwiteka n'izo mu nzu y'umwami, kandi abibazamo n'inanga na neberu by'abaririmbyi. Nta biti bya alumugi bisa n'ibyo byongeye kuboneka
ngo babizane na bugingo n'ubu. Nuko umwami Salomo aha uwo mugabekazi w'i Sheba ibyo yashakaga byose n'icyo yamusabaga cyose, udashyize ibyo Salomo yamuhaye ku buntu bukwiriye umwami nka we. Bukeye umugabekazi aherako arahaguruka asubiranayo n'abagaragu be mu gihugu cye. Ubutunzi bwa Salomo. Izahabu yajyaga kwa Salomo mu mwaka yari italanto z'izahabu 666, udashyizeho izo abagenza bazanaga n'indamu zavaga mu butunzi n'iz'abami bose ba Arabiya n'iz'abatware b'icyo gihugu. Maze Salomo acurisha ingabo 200 mu izahabu, italanto z'izahabu 600 zikajya zicurwamo ingabo imwe. Acura n'ingabo ntoya 300 mu izahabu, indatire 3 z'izahabu zikajya zicurwamo ingabo imwe. Umwami azijisha mu nzu y'ibiti by'ikibira cy'i Lebanoni. Kandi umwami yibarishiriza intebe nini y'ubwami mu mahembe y'inzovu, ayiteraho izahabu itunganijwe. Iyo ntebe yari ifite urutondagiriro rw'intambwe 6, ku muguno wayo hari hihese, kandi hariho n'imikindo impande zombi z'ahicarwa, n'ibishushanyo by'intare 2 bihagaze impande zombi iruhande rw'imikindo, kandi ibindi bishushanyo by'intare 2 byahagararaga impande zombi ku ntondagiro uko ari 6. Mu bihugu byose nta ntebe yigeze kubazwa ihwanye n'iyo. Kandi ibintu umwami yanyweshaga byose byari izahabu, n'ibirirwa byo mu nzu ye, ibiti by'ikibira cya Lebanoni byose byari izahabu itunganijwe. Nta bintu by'ifeza byari biriho, kuko ku ngoma ya Salomo ifeza zatekerezwaga ko ari ubusa. Umwami yari afite inkuge ku nyanja i Tarushishi hamwe n'iza Hiramu. Uko imyaka 3 yashiraga, inkuge z'i Tarushishi zajyaga zigaruka zizanye izahabu n'ifeza n'amahembe y'inzovu n'inkima na tawusi. Umwami Salomo yarushaga abami bo mu isi bose ubutunzi n'ubwenge. Abo mu isi bose bashakaga kureba Salomo ngo bumve ubwenge bwe Imana yashyize mu mutima we. Uwazaga wese yazanaga ituro rye, ari ibintu by'ifeza cyangwa iby'izahabu, n'imyambaro n'intwaro zo kurwanisha n'imibavu n'amafarashi n'inyumbu. Niko byagendaga uko umwaka utashye. Kandi Salomo yateranije amagare n'abagendera ku mafarashi. Yari afite amagare 1,400 n'abagendera ku mafarashi 1,000 n'ibihumbi 2. Abashyira mu mudugudu icyurwamo amagare y'i Yerusalemu mu murwa w'umwami. Umwami atuma i Yerusalemu hagira ifeza ingana n'amabuye ubwinshi n'ibiti by'imyerezi. Atuma binganya n'imivumu yo mu bibaya ubwinshi. Kandi amafarashi Salomo yatungaga bayakuraga muri Egiputa. Abatunzi b'umwami bayaguraga ari amashyo, ishyo ryose riciriwe igiciro cyaryo. Ku igare rimwe ryazamukaga rivuye muri Egiputa batangaga shekeli z'ifeza 600, ku ifarashi batangaga 150. Kandi uko abatunzi babizanaga, bimwe abami bose b'Abaheti n'ab'Abasiriya barabiguraga. Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 11 turasanga umutwe w'amagambo uvuga ngo Salomo agushwa n'abagore benshi yarongoraga. Umwami Salomo yabengutse abagore benshi b'abanyamahanga, udashyizeho umukobwa wa Farawo, Abamowabukazi n'Abamonikazi n'Abedomukazi n'Abasidonikazi n'Abahetikazi bakomoka mu mahanga. Uwiteka yabwiraga Abisirayeli ati, ntimukajye muri bo, nabo ntibakaze muri mwe, kuko byatuma bahindura imitima yanyu mugakurikira imana zabo. Ariko Salomo yifatanya nabo arihejwe n'uko yababengutse. Yari afite abagore b'imfura 700 n'ab'inshoreke 300. Nuko abagore be bamuyobya umutima. Salomo amaze gusaza, abagore be bamutwara umutima agakurikira izindi mana, bigatuma umutima we utagitunganira Uwiteka Imana ye nk'uko uwa se Dawidi wari umeze. Uko Salomo yakurikiye Ashitoreti imanakazi y'Abasidoni na Mirukomu ariyo kizira cy'Abamoni, uko niko Salomo yakoze ibyangwa n'Uwiteka, ntiyayoboka Uwiteka rwose nka se Dawidi. Bukeye Salomo yubakira Kemoshi ingoro ku musozi werekeye Yerusalemu. Kemoshi yari ikizira cy'Abamowabu, kandi iyindi ayubakira Moleki ikizira cy'Abamoni. Uko niko yakoreye abagore be bose b'abanyamahanga, bakajya bose imibavu bagatambira imana zabo. Imana ihana Salomo. Nuko Uwiteka arakarira Salomo kuko umutima we wahindutse
ukayoba. Uwiteka Imana ya Isiraheli yari yaramubonekeye kabiri, ikamutegeka imwihanangirije ko atazakurikira izindi mana, ariko ntiyumvira icyo Uwiteka yamutegetse. Nicyo cyatumye Uwiteka abwira Salomo ati, kuko wakoze ibyo ntiwitondeye isezerano ryanjye n'amategeko yanjye nagutegetse, ni ukuri nzakunyaga ubwami bwawe mbugabire umugaragu wawe, ariko kuko ngiriye so Dawidi sinzabikora ukiriho, ahubwo nzabunyaga umwana wawe, kandi nawe sinzamunyaga ubwami bwe bwose, ariko nzamugabanirizaho umuryango umwe kubw'umugaragu wanjye Dawidi na Yerusalemu nitoranirije. Abantu batangira kugomera Salomo. Bukeye Uwiteka ahagurukiriza Salomo umwanzi ari we Hadadi w'Umwedomu, wari uwo mu rubyaro rw'umwami wa Edomu. Kera Dawidi akiri muri Edomu, Yowabu umugaba w'ingabo ze yamaze kwica abagabo bose bo muri Edomu, arazamuka ajya guhambisha intumbi zabo, kuko Yowabu n'abise bari bamazeyo amezi 6, kugeza aho yatsembiye abagabo bose muri Edomu. Icyo gihe Hadadi ahunga n'abagaragu ba se bamwe b'Abedomu bahungira muri Egiputa, ariko Hadadi uwo yari akiri umwana muto. Nuko barahaguruka bava i Midiyani bajya i Parani, maze bavana abantu bamwe i Parani bajya muri Egiputa, basanga Farawo umwami waho. Agezeyo Farawo amuha inzu, amutegekera igerero, nyuma amukebera igikingi. Hadadi atona kuri Farawo cyane, bituma amushyingira muramu we, murumuna wa Tahupenesi muka Farawo. Bukeye umugore wa Hadadi murumuna wa Tahupenesi babyarana umwana w'umuhungu witwaga Genubati. Igihe gisohoye cyo gucuka, Tahupenesi amucukiriza kwa Farawo, nuko Genubati uwo aguma kwa Farawo, abyirukana n'abana be b'abahungu. Hadadi uwo akiri muri Egiputa yumva ko Dawidi yatanze agasanga ba sekuruza, kandi ko Yowabu umugaba w'ingabo yapfuye. Hadadi abwira Farawo ati, nsezerera nsubire mu gihugu cyacu. Farawo aramubaza ati, mbese igituma ushaka gusubira iwanyu hari icyo wanyenanye? Nawe aramusubiza ati, ntacyo, ariko pfa kundeka nahe. Hanyuma Imana yongera guhagurukiriza Salomo undi mwanzi, ari we Rezoni mwene Eliyada, wari yaracitse shebuja Hadadezeri umwami w'i Soba. Ubwo Dawidi yicaga ab'i Soba, icyo gihe Rezoni ateranya abantu, aba umutware w'umutwe w'ingabo. Barahaguruka bajya i Damasiko, bagumayo barahatwara. Uwo nawe aba umwanzi w'Abisirayeli iminsi yose Salomo yamaze ku ngoma. Ukuyeho ubukubaganyi Hadadi yagize, yanze Abisirayeli urunuka, kandi atwara i Siriya. Yerobowamu ahanurirwa ko azagabana ubwami bwa Isiraheli. Bukeye Yerobowamu mwene Nebati Umwefurayimu w'i Serada, umugaragu wa Salomo, wari umwana w'umupfakazi witwaga Seruya, nawe agomera umwami. Impamvu yatumye agomera umwami niyi: nuko Salomo yubakaga Milo, agasana icyuho cy'inkike z'umudugudu wa se Dawidi, kandi Yerobowamu uwo yari umugabo w'amaboko w'intwari. Salomo abonye ko ari umusore ugira umwete, amugira umutware w'abanyamirimo b'umuryango wa Yozefu. Nuko icyo gihe Yerobowamu yari mu nzira ava i Yerusalemu, umuhanuzi Ahiya w'i Shilo arahamusanga. Ahiya uwo yari akanishije umwenda mushya, kandi bari bonyine ku gasozi. Ahiya yenda uwo mwenda mushya yari yakanishije, awutaburamo ibitambaro 12. Abwira Yerobowamu ati, enda ibitambaro 10, kuko ari ko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze iti, dore nzatanyaguza ubwami mbukuye mu maboko ya Salomo, nguhe imiryango 10, ariko we azasigarana umuryango umwe, kuko ngira umugaragu wanjye Dawidi n'i Yerusalemu umurwa nitoranirije mu muryango yose ya Isirayeli, kuko banyimuye bakaramya Ashitoroti ikigirwamanakazi cy'Abasidoni, na Kemoshi ikigirwamana cy'Abamowabu, na Milikomu ikigirwamana cy'Abamoni. Nibagendere mu nzira zanjye ngo bakore ibitunganye mu maso yanjye, bakitondera amateka n'amategeko yanjye nk'uko se Dawidi yagenzaga. Ariko sinzamunyaga ubwami bwose, ahubwo nzamukomeza abe umwami iminsi yose akiriho, kuko ngira umugaragu wanjye Dawidi nitoranyirije, kandi yitonderaga amateka n'amategeko yanjye. Ariko nzanyaga umuhungu we ubwo bwami mbuguhe, ari bwo miryango 10. Nyamara uwo muhungu we nzamuha umuryango umwe, kugira ngo umugaragu wanjye Dawidi atabura itabaza imbere yanjye i Yerusalemu, umurwa nitoranyirije, nkashyira izina ryanjye.
niko nzakujyana utegeke ko uko umutima wawe ushaka kose, kandi uzaba umwami w'Abisiraheli. Nuko rero niwumvira ibyo nzagutegeka byose, ukagendera mu nzira zanjye, ugakora ibitunganye mu maso yanjye, ukitondera amateka n'amategeko yanjye nk'uko umugaragu wanjye Dawidi yagenzaga, nzabana nawe nkubakira inzu idakuka nk'iyo nubakiye Dawidi, kandi nzaguha Abisiraheli. Nuko nzahana urubyaro rwa Dawidi mbahora ibyo, ariko si iminsi yose. Icyo ni cyo cyatumye Salomo ashaka kwica Yerobowamu, ariko Yerobowamu arahaguruka ahungira muri Egiputa kwa Shishaki umwami wa Egiputa, agumayo ageza aho Salomo yatangiye. Indi mirimo ya Salomo n'ibyo yakoze byose n'iby'ubwenge bwe, mbese n'ibyanditswe mu gitabo cy'ibyakozwe na Salomo. Nuko igihe cyose Salomo yamaze i Yerusalemu ategeka Abisirayeli bose cyari imyaka 40. Nuko Salomo aratanga asanga ba sekuruza, bamuhamba mu mudugudu wa se Dawidi, maze umuhungu we Rehobowamu yima ingoma ye. Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 12 turasoma umutwe w'amagambo uvuga ngo ubwami bwa Isiraheli bwigabanyamo kabiri. Bukeye Rehobowamu ajya i Shekemu, kuko ariho Abisirayeli bose bari bagiye kumwimikira. Icyo gihe Yerobowamu mwene Nebati yari akiri muri Egiputa, aho yari yarahungiye umwami Salomo agaturayo. Baramutumira, nuko Yerobowamu arazazana n'ab'iteraniro rya Isirayeli bose, babwira Rehobowamu bati so yadukoresheje uburetwa batubabaza, none utworohereze iyo mihakire ya so yatubabazaga n'uburetwa bukomeye yadukoresheje, natwe tuzagukorera. Arabasubiza ati nimugende mumare iminsi 3, muzaze munyitabe. Nuko abantu baragenda, maze umwami Rehobowamu aherako agisha inama abasaza bahakwaga na se Salomo akiriho, arababaza ati murangira nama ki uko nsubiza abo bantu? Baramusubiza bati niwemere kwigira umugaragu w'abo bantu uyu munsi, ukajya ubakorera ukabasubiza amagambo meza, nabo bazakubera abagaragu iteka ryose. Ariko yanga inama agiriwe n'abo basaza, ahubwo ajya inama n'abasore babyirukanye nawe bamuhatsweho. Arababaza ati murangira nama ki turi busubize abo bantu bambwiye ngo nimborohereza uburetwa data yabakoreshaga? Nuko abasore babyirukanye nawe baramusubiza bati uzabwire abo bantu bakubwiye ngo so yabakoresheje uburetwa bukomeye, ariko ngo wowe ho ububorohereze, ubasubize utyo uti agahera kanjye kazaruta ubunini ikiyunguyungu cya data. Ariko nubwo data yabakoreshaga uburetwa bukomeye, njyewe nzabarushirizaho. Data yabakubitishaga ibiboko, ariko njyewe nzabakubitisha sikoropiyo. Ku munsi wa 3 Yerobowamu n'abantu bose basanga umwami Rehobowamu nk'uko yabategetse ati muzaze munyitabe ku munsi wa 3. Umwami abasubizanye inabi nyinshi, yanze inama yagiriwe n'abo basaza. Abasubiza akurikije inama y'abasore ati data yabakoresheje uburetwa bukomeye, ariko njyewe nzabarushirizaho. Data yabakubitishaga ibiboko, ariko njyewe nzabakubitisha sikoropiyo. Nuko umwami niyumvira abantu, kuko byaturutse ku Uwiteka, kugira ngo asoze ijambo yari yarabwiye Yerobowamu mwene Nebati abivugiye muri Ahiya w'i Shilo. Maze Abisirayeli bose babonye yuko umwami yanze kubumvira, basubiza umwami bati duhuriye he na Dawidi? Kandi rero no kuragwa dufite kuri mwene Yesayi. Nimusubire mu mahema yanyu, yemwe Bisirayeli. None Dawidi urimenyera ibyawe n'umuryango wawe. Nuko Abisirayeli basubira mu ngo zabo, ariko Abisirayeli baturaga mu midugudu y'i Buyuda, bo bategekwaga na Rehobowamu. Bukeye umwami Rehobowamu yoherezayo Adoramu wakoreshaga ikoro, Abisirayeli bose bamutera amabuye arapfa. Umwami Rehobowamu abyumvise arahuta, yurira ajya mu igare rye ngo ahungire i Yerusalemu. Uko niko Abisirayeli bagandiye inzu ya Dawidi na bugingo n'ubu. Bukeye Abisirayeli bumvise ko Yerobowamu yahungutse, baramutumira ngo aze mu iteraniro, nuko baramwimika aba umwami w'Abisirayeli bose. Ntihagira ukurikira inzu ya Dawidi keretse umuryango wa Yuda wonyine. Ariko Rehobowamu ageze i Yerusalemu, ateranya umuryango wa Yuda wose n'ab'umuryango wa Benyamini, ayituranyamo abagabo batoranyijwe
b'abarwanyi agahumbi n'inzovu umunani zo kurwanya inzu ya Isiraheli ngo bagarurire Rehobowamu mwene Salomo ubwami. Maze ijambo ry'Imana riza kuri Shemaya umuntu w'Imana riti, bwira Rehobowamu mwene Salomo umwami w'Abayuda n'umuryango wa Yuda wose n'uwa Benyamini n'abandi bantu bose uti, Uwiteka avuze ngo ntimuzatabare kandi ntimuzarwanye bene wanyu Abisiraheli, musubireyo umuntu wese ajya iwe, kuko ibyo ari njye byaturutseho. Nuko bumvira ijambo ry'Uwiteka baritahira nk'uko Uwiteka yavuze. Nuko Yerobowamu yubaka i Shekemu mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu aturayo. Bukeye arahimuka yubaka i Penuweli, maze Yerobowamu aribwira ati, noneho ubwami buzasubira ku nzu ya Dawidi. Aba bantu nibazamuka bakajya bajya i Yerusalemu gutambira mu nzu y'Uwiteka, imitima yabo izagarukira shebuja Rehobowamu umwami w'Abayuda, maze banyice bisubirire kuri Rehobowamu umwami w'Abayuda. Umwami aherako yigira inama, arema ibishushanyo by'inyana bibiri mu izahabu, abwira abantu ati, byabarushya kujya muzamuka mujya i Yerusalemu wa bwoko bwa Isiraheli we, ngizo imana zawe zagukuye mu gihugu cya Egiputa. Maze kimwe agishyira i Beteli, ikindi agishyira i Dani. Nuko ibyo bishushanyo biba ikigusha, kuko abantu bajyaga baza kubiramya, ndetse bakagera no ku Kidani. Kandi yubaka n'ingoro ku Tununga, atoranya mu bantu bandi bose batari Abalewi abagira abatambyi. Yerobowamu ategeka ko haba ibirori by'iminsi mikuru mu kwezi kwa munani ku munsi wa 15 ngo bise n'iby'Abayuda. Nuko arazamuka ajya ku gicaniro n'i Beteli, yabigenzaga atyo atambira iyo nyana yaremye. I Beteli ahashyira abatambyi baba mu ngoro yubatse. Nuko ku munsi wa 15 w'ukwezi kwa munani, ariko kwezi yatoranyije ubwe, arazamuka ajya ku gicaniro yari yaremye i Beteli, aharemera ibirori by'Abisiraheli. Ajya ku gicaniro ahosereza imibavu.